leta ntiyihanganira abatavuga rumwe nayo. Abataruvuga rumwe nayo baba bavuga iki ariko baravuga iki? Uwo yari Kagame avuga ku bijyanye na opposition cyangwa se abarwanya ubutegetsi. Bakunzi bacu rero nongeye kubaha ikaze kuri uyu munsi, ni tariki ya 14 z'ukwezi kwa 8 mwaka 2022 muri kumwe nanjye Jean Paul turayishimye nk'uko bisanzwe. Iri jambo nubwo Kagame yarivuze hashize igihe kinini cyane, ntabwo ari ryavuba, ntabwo ari na kinini ndetse, ariko ni igihe yari ari kumwe n'abayobozi b'inzego zose mu b'igihugu, afata benshi muri bo ba FPR. Murabizi ko bakoze kongre cyangwa se bahamagaye inteko yabo, batumira n'abantu barimo ba opposition barimo nka Vincent Biruta cyangwa se na Madame Nyirakigage yo muri PR. Abo bose baba barimo baciyaringa cyangwa se bogeza amagambo nkaya. Kuri iri jambo rero Kagame yamaze avuga ko abakora bari muri opposition, ngo opposition mu gihugu nta kimaze, cyangwa se abatavuga rumwe natwe baba bamaze iki. Icyo bishatse kuvuga opposition, abatavuga rumwe na FPR n'abarwanya ubutegetsi bamwe, ariko ntabwo ari bose. Hari n'abandi bari muri abatavuga rumwe n'ubutegetsi, bari muri ubutegetsi cyangwa bari muri Kigali mu Rwanda. Aho ngaho urugero rwa hafi natanga nk'abari abo muri PSD, abantu ba Green Party cyangwa se PS iriya yaba Mukabunani, ndetse na PR iyobowe na ariyo uriya mudamu kuriye parlement cyangwa se inteko nshinga amategeko akomokamo. Kumva rero ikintu cya mbere kiri troubling cyangwa se giteye impungenge muri ibi bintu, nukumva FPR umuyobozi wayo wamaze imyaka arashisha imbunda kugira ngo mu Rwanda habe ubwisanzure bwa demokarasi. Ndavuga ngo yabikoze ari cyagambiriye kubera ko ari byo yavuze, ariko ndabizi ko ugereranyije n'ibihari yenda ntabwo ari cyo cyari kigambirijwe. Ariko FPR igihe yafataga intwaro, igihe yafataga imbunda, cyangwa se igihe yakoraga design ya bindi bise 9 points program 9 zari 8 kugeza ubwo bongera iya 9 nyuma ya genocide, aho bongeye kurwanya genocide. Ariko icyo gihe genocide ntabwo yari kuri agenda ya FPR, kugeza igihe nyine ibereye, hanyuma ikongerwa kuri za ngingo 8 za ezo bise 8 points program za RPF. Harimo ibintu bijyanye no kwimakaza demokarasi mu gihugu. Demokarasi harimo n'ubwisanzure bw'amashyaka, uko wayidefinisa uko ariko kose. Kumva rero nyuma yo gufata ubutegetsi bwa FPR ushobora kuvuga uti ntabwo numva icyo abantu bari muri opposition cyangwa se abarwanya ubutegetsi bakora. Utavuga rumwe natwe harya ubundi ikindi abavuga cyangwa se bavuga iki? Nuko kira kinyoma cyo kuba warafashe imbunda cyangwa se waricishije abantu uvuga ko ari byo ugambiriye, urega Habyarimana yuko afite ishyaka rimwe Rukumbi, afite nta opposition mu gihugu, usabaza Arusha ngo habeho ubuyobozi bushingiye ku mashyaka menshi, ndetse mugasinya amasezerano avuga ko hazava ivanga butegetsi hagati y'ayo mashyaka. Warangiza muri aka kanya ukavuga uti abarwanya ubutegetsi babavuga iki? Kandi wowe ari byo waharaniye, usaba n'amahanga ko intervena, usabira ibihano Habyarimana Mrnd, usaba yuko nibitabaho uzarwana. Kandi koko byarabaye, abantu benshi uyu munsi bakaba barapfuye, barabaye bimuga abandi, ibyo byose bikaba byaribagiranye, noneho ukaba ubivuga kandi bari imbere yawe, bamwe muri bo bagakoma mu mashyi. Icyo nicyo kintu kimwe ndi bugarukeho mu kanya. Icya kabiri ni arrogance. Kumva ubivuga ubizi neza ko ari systeme zikora ahantu hose bashaka demokarasi, n'igihe waba utemera n'ibyo abandi bavuga, ariko ugomba kurespekta, nibura kubaha yuko ibitekerezo byabo bishobora kuba entertained, bishobora kuganirwaho, yenda ukabirefutinga cyangwa ukabyamaganira kure,
ukavuga impamvu ibyaba ari byiza. Iyo ubundi niyo iyo governance ya demokarasi nicyo ibigamije. Ariko kubivuga imbere ya mikro ntubivuge yenda uri hunywa icyayi cyangwa se ufata agacupa hamwe n'abandi, ibyo nabyo bigaragaza iyo arrogance, kubona wicaye imbere y'abantu bose bamwe bavuye muri ayo mashyaka ya za PSDPR cyangwa se MDR, ariko ibyo byose ukabyibagirwa kandi hatarashira n'imyaka 20 ufasha ubutegetsi bwari bushingiye kuzana impinduka zishingiye kuri icyo kintu urimo kwamagana ako kanya. Icya gatatu nabyo ntekereza ko kiri danger, giteye impungenge ndetse yenda kurusha ibindi, nukubera yuko hariho icyo kintu cyo kuba harimo abantu bicaye imbere bagakoma mu mashyi, barimo abo bantu navugaga kare, barimo Biruta, barimo Ntakuri ryayo, barimo Babanyakigage, barimo n'abandi babo muri opposition. Kumva bashobora kwicara imbere aho ngaho ubizi ko bicayemo, bitwa ko ari abo muri opposition, bitwa ko ari amashyaka atavuga rumwe na leta, nubwo hari amasezerano mwarakoranye, ariko ku bwabo iyo mushaka kujya kwaka amafaranga muri European Union, iyo mujya gushaka amafaranga muri Amerika n'ahandi, mubabwira ko amashyaka mufite governance cyangwa se imiyoborere ishingiye kuri multipartism, nicyo kintu gituma bakomeza kuguha amafaranga yo kubaka ubwo bwisanzure, demokarasi n'ibindi. Ariko iyo ukavuga uti jewe sinemera n'ibi bintu, kandi warangiza ukajya gushaka amafaranga, bigaragaza ko nyine wowe icyawe ni ukugira gusa ngo ube legitimate, wemerwe ku ruhando mpuzamahanga, ukomeze wakira izo ndonke zaho, ariko ntabwo wumva n'impamvu ibyo bintu bihari. Ikibabaje kiri na more dangerous ni uko kumva ko abo bantu b'abayobozi b'amashyaka atavuga muri n'ubutegetsi bari aho, bakaba ari mu bamwe bakoma mu mashyi, bumva kandi nabo bitwa ko bari muri opposition. Niko ayo mashyaka yitwa. Ku ishyaka rifite ubutegetsi ni irya FPR, ibyandi bya guverinoma y'ubumwe byavuyeho kera, byavuyeho nyuma ya 1994 mu kwa 7 hari bakishinga, ntabwo bongeye kugira guverinoma y'ubumwe, byararangiye. Ikindi kandi wibaza ko ari uko Kagame atumva impamvu multipartisme ikora cyangwa se kwiriye gukora cyangwa uburyo ikora. Ntabwo ariko nibaza ko impamvu abikora we kubwe nuko nuko atitaye. Ni nko kuvuga ati ubu ngubu ni FPR, abandi bose ntacyo bivuze, kuko ari ibyo yaba ariko abitekereza. Imibereho kubaho kwa FPR ntabwo kwa kuri justified, nta mpamvu yo kubaho kwayo, kuko nayo ntabwo yari ishyaka riri ku butegetsi, yari ishyaka ryopoza ubutegetsi. Icyo ari hashaka kuvuga ahangaha ni nko kubabwira ati muze mujye muri FPR mwese, cyangwa se icyo FPR ivuze mugomba kubifata nk'ivanjiri, ariko ntabwo ari ukuvuga ngo nuko atazi ko multipartisme ari ibintu biri ku isi hose bibaho kandi binakwiriye. Nubwo waba ufite imbaraga nyinshi, yenda ukaba ufite ijambo kuruta abandi, kandi yenda n'ibyo uvuga ari byo bifite agaciro n'ishingiro kuruta iby'abandi, ntabwo bivuze ko ushobora gusuzugura iby'abandi bavuga, kuko intérêt ufite n'iz'abandi ziratandukanye, kandi nabo babereyeho kurepresenta intérêt zabo nabo bashyigikiye. Ibi ni bya bintu byo kuvuga ati ni FPR cyangwa se mwiyahure forever. Ikintu rero nsorezaho ni ikintu cyo gukoma mu mashyi. Ibi bintu byose mwumva avuga ati abatavuga rumwe natwe bavuga iki, ukumva abantu ngo kwe sale yose bagakoma mu mashyi, bazi neza ko ibyo bintu bamwe muri bo bari muri opposition nabo ubwabo bazi ko bahanganye, bari batito Rutaremara n'abandi nk'abo bahanganye igihe cyose bavuga ngo opposition. Ntabwo Habyarimana yemera ishyaka riri ku butegetsi. Ese FPR ubu yabitakiri ku butegetsi ko aba bantu uyu muntu bivuga, kandi ko iryo koma mu mashyi ko rigaragaza ko no bashyigikiye ibyo avuga, bishatse kuvuga ko nabo batazigera basaba kuba muri opposition, cyangwa se ishyaka ryabo zarangirana na Kagame. Nicyo bishatse kuvuga. Reka mwongere mwumve Kagame ubwe abyivugira.
nk'ubu ari ubu rwose nseka aba bantu bahanze hari ubwo iyo ubona ibintu byaba byandika mu Rwanda nta demokarasi nta freedom ntibatuma abantu bavuga nta opposition ngo nta tolerance nta kwihanganira utavuga rumwe nawe mu Rwanda ubu turi abantu leta ntiyihanganira abatavuga rumwe nayo abataruvuga rumwe nayo baba bavuga iki ariko baravuga iki ibyo leta ivuga se ko ari abantu gushyira hamwe imbaraga gukora kwiteza imbere kugira ngo tuvane no mateka yacu uvuga ngo ntari kumwe nabo ari aravuga ngo tugire dute ngo dukore iki ariko noneho igihe nkababaza nta nubwo ari kera na vuba habara ngo ariko ngo ibintu perezida urega nkajya bakanshyira kuri interrogatoire ngo ariko ngo ibi bintu ngo abantu batavuga ni bande ntabwo mwihanganira opposition ndababaza ariko mundeba iyo nza kuba ntihangana sinabihanganira mwebwe ubwanyu ni wowe wantumye ni wowe wantoye urubanza rwanjye ndarugushinze niba hari ijambo navuze ndihimbye ntarihawe nsabiye ururimi rwanjye kugobwa sinzongere guhanura mpindutse iciro ry'umugane wowe uricecekeye kandi ubwo bwoko Mana yanjye wari ubuzi kundusha mbaye nka Eliya hari mu buhungiro nibo yahungaga ni wowe yabwiraga ati urubanza rwanjye ndarugushinze